Mwiriwe neza banyarwanda banyarwandakazi aho muherereye muri mu mpande zose z'isi ndabaramushe ndasuhuje amahoro y'Imana babane namwe. Mushobora kuba muri kubona iyi couple mukavuga nti se aba ni abantu bakundana cyangwa ni abantu bagiye gushakana. Nibyo rwose, ntiwagiye imbere y'ukuri, ntiwagiye n'inyuma y'ukuri. Nibyo ukuri kwijana rwose wagitsinze ibyo utekereje, ariko ntutekereze ibindi, kuko urukundo buriya baravuga ngo urukundo ni rwiza kandi urukundo rujya aho rushaka. Bamwe bakavuga ngo urukundo burya ni impumyi. Ntabwo ari impumyi, ahubwo nuko uw'Imana iba yarakugeneye mugomba kubana kandi mukabana neza mu mahoro. Ni umugore n'umugabo bagiye kurushinga. Umugore muri kubona yuko bari bamukoreye blood shower, umusore nawe ahari. Aba bantu batuye hehe? Bakora iki mu buzima bwabo bwa buri munsi? Ese ko mukunda kubabona ku mbuga nkoranyambaga koko barakundana? Ntabwo wibeshya, nakubwiye yuko bakundana ijana ku ijana. Muri kubona yuko n'umukobwa rwose ari hafi gukora ikintu cy'igitwe. Iyo bakoreye blood shower, invitation ziba zarasohotse kandi uyu muhungu yamunambitse n'impeta ya fiançailles. Rero nagira ngo twije mu kiganiro cyacu uyu munsi, ariko nkubwira yuko uyu mukobwa n'umuhungu bakora muri hoteli imwe ya hano i Kigali nashaka gutangaza. Umwe ni umuseriveri, undi akora mu gikoni. Ubwo ndavuga umusore akora mu gikoni, umukobwa akaba ari umuseriveri. So urukundo rwabo rero rwahereye aho ngaho, bose barazanye, nta mpamvu yuko batakundana, ahubwo Imana ikomeze iba blessing, bakundane neza, urukundo rwabo rugende neza. Ibintu byose birimo Imana nta cyabuza kugenda. Ntuzite ngo umuntu ameze uko umuntu asate, hoya. Izo zose ziba ari swing zawe cyangwa rengisahe nk'uko abantu bajya babivuga, ariko nukundi uzakunde utayitaye ku bantu, kuko abantu bazaguca intege nubereka turakundana. Abantu bazagenda baguca intege bavuga ati se kubera iki ari uhisemo, kubera iki bigenze uko. Ariko nagira ngo nkubwire ibintu byose Imana irimo ifite mu bubasha bw'Imana nta cyayinanira. None se nabo abantu bagufi nawe se ntibazashaka cyangwa ibintu byose ni umugambi w'Imana ku buzima bwawe bwa buri munsi. Icyo utekereza yuko Imana yawukorera hari igihe gukora, cyangwa icyo wifuza Imana ikajya gukoreka gukora nka surprise. Rero niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kora hasi subscribe cyangwa abone, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigusika. Njyewe uzajya bayigezaho, muramenyera amaze kunkunda kandi nanjye maze kubakunda cyane. Nitwa umukobwa wanyu bakunda cyane, kandi muhora mbifuriza ibyiza Nyagasani atanga kugira ngo bijye bibaho. Reka tujye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko ubanza gukora hasi handitse subscribe. Mwiriwe neza, muraho neza banyarwanda banyarwandakazi aho muherereye muri mu mpande zose z'isi, ndabasuhuje rwose. Mpora mbifuriza ibyiza ku Mana ngo bijye bibaho, ibyiza kuri Nyagasani kugira ngo bebeho, ibyiza kuri mwese mudukunda kandi mudukurikira. Rero abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu minsi yashize, ntabwo ari iminsi myinshi, ni iminsi ibiri, cyane cyane kuri TikTok. Kuri TikTok abantu babonye iyi couple baratangara, baravuga ngo nyamara urukundo rujya aho rushaka, komantere ntabwo zijya zibura, ngo nyamara ngo buriya ngiye wasenze ngo ndasenga bamwe bagasubizwa. No, ni igihe cyawe kitaragera. Iyo cyageze uraseka ukishima kandi bikagenda neza. Ubuzima bwawe ku Mana ni nka agatonyanga mu nyanja, kuko Imana yadushyiriye ku isi kugira ngo imenye ubuzima bwacu tuzamo umunsi ku munsi, kandi Imana yadushyiriye ku isi kugira ngo twicare tuyitunganukire, Imana nyine tuyibwire byose turushya. Uyu musore rero yagejeje ikibazo cy'umukobwa akunda cyane bajya kurushinga. Nta nubwo natangaza amazina yabo kuko ntago ari abantu benshi cyane bakoresha social media, ariko ntabwo ngombwa kutaza amazina yabo naho bakora, gusa bakora muri hoteli imwe i Kigali, hano i Kigali, bakaba ariho bose bafite akazi. Rero uyu musore yagejeje icyifuzo ku mukobwa ati ndagukunda hani wanjye, ndagukunda mukobwa mwiza, ndagukunda kibasumba wahogoje ihogoza rwose, ukumva imitoma iragenda iratomagura. Umukobwa nawe ntiyazuyaza, aravuga ati si uyu musore yaba nkunda cyangwa niba abasore banyakigali bashaka kumbeshya. Ariko umusore yariseriye, nk'uko ushobora kubwira umukobwa ati ndagukunda, umwana akavuga ati tirabo reka ngende mbitekerezeho nzaba nkubwira. Umusore rero yaricaye atekereza ijambo yabwira umukobwa, arangije aramubwira ati ndagukunda umukobwa mwiza, kandi uzamera mama w'abana banjye, ukambera urubavu rwanjye ubwo nzaba ndi kumwe nawe, twicaye ahantu turebana akana ko mu jisho,
ndi kukubwira ngo warakoze kumbera shiri wanjye, warakoze kumbera umugore wanjye. Umugore nawe yumva ibyo byiyumviro umusore amugejejeho, nawe ntiyatinze yaragiye arabanguka, ntiyatinze ntiyagumyeyo, yaraje amugezaho nawe yuko yamukunze cyane. Ngayo nguko aho urukundo rwatangiriye, batangira gukundana, batangira kwibwirana, batangira imishinga yo kubana, donc bagera no ku cyifuzo cyo kuzabana nk'umugore n'umugabo. Baravuga ati tugomba kubyereka ababyeyi bacu, tugomba kubyereka imiryango yacu. So nubwo biba byarabaye hahanga ariko hari igihe ushobora kujyana umukobwa mu rugo, ababyeyi bakavuga ati oh no, ibi ntabwo tubishaka, oya. Ugasanga nyine mu rugo iwanyu bibaye ibisazi, mu rugo iwanyu usanze baragututse, mu rugo iwanyu usanze bakubwiye ibintu bibi. Ariko buriya urukundo ari rwiza, wowe uzakunda utitaye ku kintu cyose umuntu azaza kuguca intege. Bazaguca intege, bazakubwira ati ahangaha ntabwo tuwakunze, ahangaha ntabwo ari byo, ahangaha rwose ntabwo nabyemera, bivemo. Nyine ugasanga ubuje inshuti yawe kubera gukunda, ugasanga ubuze ababyeyi bawe kubera gukunda. Ariko Imana iyo yakuburesinze byose birakunda kandi abantu banakugarukira. By the way, ntuzite ku byo abantu bazakubwira, ahubwo uzafokashinge ku kintu ufitiye plan imbere yawe. Aba rero ni umugore n'umugabo bagiye kurushinga, umukobwa barimo kureba blood shower. Uwo ni umusore rwose, niwe mugabo we ugiye kumurongora, ugiye kumushaka, ugiye kubyarana abahungu na kobwa. Turabifuza kugira ngo bazabyare abana beza kandi bazabyare buzukure, bashake bamere neza cyane. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe nicyo njya nkunda kuvuga ngo isaha yawe iyo yageze ibintu byose biratungana. Isaha y'Imana iyo yageze umuntu nyine yakwicara akavuga ati ni njyewe se kubera iki ibintu byinshi. Ariko Imana ni nziza ku buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ni couple nziza muri kubona kuri ekara yanyu, ni couple igiye kurushinga kandi ubona rwose ari couple ishimishije. Abantu bari babagaragiye bahari kandi ubona rwose binakeye bimeze neza. Ntabwo abantu beza nk'aba ngaba byaba bisa nabi, bagomba gucya bakamera neza, ugasanga nyine mwese muri ahantu heza mukwiye kuba muri. Imana ni nziza kandi cyane. Wowe utarashaka ndagira ngo nkubwire ngo senga bizakunda. Nubwo ubona nta nzira ariko one day bishobora gukunda. Nubwo ubona nta cyizere one day bishobora gukunda. Nubwo ubona nyine bigoranye ariko igihe kimwe bizakunda. Igihe kimwe bizagera bikunde. Ntuzacike intege cyangwa uvuge ngo why not kubera iki ngiye Imana itasubiza. Oya. Ari igihe Imana uzicara ukavuga ngo man thank you warakoze kungira uwo ndi we, warakoze kuma uwo nafuzaga, warakoze kuma uwo nishimiraga. Ngaye nguko rero imigisha kuri mwebwe ibane namwese kandi namwe munkurikiye. Imana igiye ibaha umugisha kandi haze kwifuza kwanyu. Biba bigoye, biba bikomeye, ariko Imana iba blessing mu byo mukora byose. Ngaye nguko umunsi mwiza, ndabakunda.